zanjye undusha nk'imyaka nk'icyenda. Njyewe ubu mfite 21 nkaba narajyaga umunsi umwe koga tukaba twarakinaga nk'abavandimwe ubundi nkaba narajyaga koga ukabona araje arandunguruka akambwira ati uri mwiza ti wambaye neza nakambuye utwenda akambwira wambaye neza akansanga mu cyumba naba ndi kwisiga kandeba akambwira ati shaho uri mwiza ngo uteye neza. Umunsi umwe mu rugo baza kugenda ahantu mama ajya mu bukwe kijya amaze icyumweru ndabyibuka. Noneho muri icyo cyumweru papa yabaga mu kazi yazaga nawe rimwe mu cyumweru. Noneho icyo gihe musaza wanjye turaguma mu rugo nyine twari babiri kuko mama yarajyanye n'uwo muto n'umuto muri twebwe abandi ntago nabo bari bahari. Noneho icyo gihe turateka icyo gihe ndabyuka ni nanjye twatetse icyo gihe twatetse inyama turarya pe twishimye nje nawe. Noneho icyo gihe njya kuryama nambara imyenda icyo gihe y'ijoro araza mbonaje mu cyumba cyanjye ndamubaza ati suje gukora iki ngo nje gukura namwe ati jya mu cyumba cyawe ufite aho urara. Noneho icyo gihe araza mbona azanye icyuma mbona kimfatiyeho na mu kimfatiyeho ndamubaza ese uri mu biki noneho wasaze arambwira ati musi nta kintu tuvugana tugomba kuma namaze se ndaguha iki ko nta kintu hano mfite. So icyo gihe mbona mfatiyeho icyuma mbona atangiye gushaka kunkuramo imyenda kimfatiraho ku izosi baranyirukanye. Icyo gihe ndara hanze kwa nari umuntu ugira ubwoba icyo gihe ndibuka naraye ahantu munsi y'igiti cy'avoka. No biza kurangira nyine mbonye bukeye nyine mva muri yo ketse ndagenda njya kwa masenge. Kiye kwa masenge icyo gihe masenge aranyakira nyine agira ni umwana uje kumusura. None icyo gihe abakobwa banjanye muri ako kabari hari umugabo waje aransoma icyo gihe ndabyibuka. Nasohotse mvuze induru nararize ndavuga ati ibi noneho nibiki ntangiye guhura nabyo. Nsubiyeyo no ibyabaye byarushijeho ibyo nabanje guhura nabyo mbere. Narahageze icyo gihe barambwira ngo ese uko twakwirukanye ngo ugarutse gukora iki ndababeshya ngo nje kubasura mwese ngo umuntu uje gusura ngo azana n'ibyo byose. Ntabwo ati oya nuko nankaga kuzababankamira ndagiye mbona icyo ngiye niryamiraho nta kibazo. Nacyo gihe nababwiye ati bambaje uzamara igihe kingana ute ndabwa ati ngiye nzamara icyumweru ngo okay. Nicyashize mu gitondo bambaza ngo uragenda asanga ndabwa ati ntago ndagira aho njya ntago umuntu kunyeza itike ntago arayinyoherereza. Nyawe atangira banuka ngo ndindaya ibitutsi byo mu cyaro nyine bikomeretse umuntu pe. Naho natekereza ukuntu banuka n'uwo musaza wanjye ari aho ngaho wabikoze areba kandi naho ubwo bagafatanya mu kuburyo babaga bashaka no kunkubita bagafatanya nawe ari aho ngaho. Njye nibwo nahageze nkuko nebabwiye ashaka ko turyamana nembanza kubyanga. Mbyanze icyo gihe arambwira ati nimba byanze tusohoka. Nibwo byarangiye mbyemeye. Uyu munsi none turi kumwe n'umwari abaje kutuganiza. Uyu munsi afite suraje kubasangiza uraza kumukurikirana umwumve neza umve uko bimeze. Uraho neza? Muraho. Meze mute? Tumeze neza. Nitwa Mahoro Delphine. Nkaba nturutse Butare. Nkaba nje kubaganiriza inkuru y'ubuzima bwanjye. Tukaba mu rugo turi abana twaravutse turi abana 5 ariko tukaba dusigaye turi abana 3.
ikintu nje kubaganiriza ni nkuranje na musaza wanjye. Nari mfite musaza wanjye undusha nk'imyaka nk'ikenda. Njyewe ubu mfite 21. Nkaba narajyaga umunsi umwe koga, tukaba twarakinaga nk'abavandimwe ubundi. Nkaba najyaga koga ukabona araje arandunguruka akambwira ati uri mwiza, ti wambaye neza, nakambuye utwenda akambwira wambaye neza, akansanga mu cyumba naba ndi kwisiga akandeba akambwira ati shahu uri mwiza, nguteye neza, nakambara nk'imyenda nkumva arashyigikiye, akambwira ati wambaye neza. Umunsi umwe mu rugo baza kugenda ahantu, mama ajya mu bukwe, icyo gihe amaze icyumweru ndabyibuka. Noneho muri icyo cyumweru papa yabaga mu kazi, yazaga nawe rimwe mu cyumweru. Noneho icyo gihe musaza wanjye turaguma mu rugo nyine twari babiri, kuko mama yarajyanye n'uwo n'umuto muri twebwe, abandi ntago nabo bari bahari. Noneho icyo gihe turateka, icyo gihe ndabyuka ni nanjye watetse, icyo gihe twatetse inyama turarya pe twishimye njye nawe. Noneho icyo gihe njya kuryama, nambara imyenda, icyo gihe y'ijoro araza mbona aje mu cyumba cyanjye, ndamubaza ati ese uje gukora iki? Ati ngo nje kukurara. Namwe ati jya mu cyumba cyawe ufite aho urara. Noneho icyo gihe araza, mbona azanye icyuma, mbona kimfatiyeho. Kimfatiyeho ndamubaza ese uri mu biki, noneho wasaze? Arambwira ati munsi nta kintu tuvugana, tugomba kumpa. Namaze se ndaguha iki ko nta kintu hano mfite? So icyo gihe mbona mfatiyeho icyuma, mbona atangiye gushaka kunkuramo imyenda, kimfatiraho ku izosi. Numva twari mu rugo turi babiri twenyine. Nanga se uri mu biki, wabaye iki? Ati nakubwiye ngo uyu munsi ugomba kumpa. Amaze ndaguha iki? Akambwira ngo tegereza uraje ubone icyo ugiye kumpa. Nibwo afashe umwenda nari nararanye icyo gihe awucisha icyuma. Nawucishije icyuma, mfatiraho icyuma ku izosi, ashaka kunsambanya. Turabanza turanarwana, yewe turarwana ariko nyine intege zakobwa mva nyiri n'umwana imyaka 9 yandushaga ni myinshi. None icyo gihe birangira nyine tubikoze, ariko nyine abikora ngiye ndabishaka. Urumva ko muri make yaramote yaramfashe ku ngufu. No yamfatiyeho n'icyuma akambwira ati nubivuga nzakwica. Icyo gihe ngira ubwoba, akazi icyo gihe twamaze icyumweru turi twenyine. Yabona mu rugo nabahara akazaza nsambanya buri munsi. Akandi uko yazanaga n'icyuma akamfata buri gihe. Akambwira ati nubivuga nzakwica. Nkagira ubwoba bwo kubibwira mu rugo. No mu rugo baza bakambaza se wabaye icyo Delphine? Ahubwo ati nacyo. Ati nuko ndwaye gusa. Banjyana kwa muganga bakabura indwara. Nibwo byarangiye nyine kwezi kurashira, icyo gihe mbona simbonye imihango. Noneho nza kumenya ko nasamye. Noneho muri uko kubimenya bambajije ese ufite ikibazo, nabwo nkaga kubabwira. Bakigimbishiye ariko birangira babimenye. No yari yarambwiye nimbivuga hari ahantu twari dutuye habi, akambwira ati nimbivuga azanshyira mu mwobo. No icyo gihe nkatinya kubivuga, hari umwobo wari uhari, nambwiraga ko azawunagamo. Noneho nabivuga, noneho navuga ngo ngiye kubivuga akahita ndeba ikijisho nyine. Noneho birangira nyine nicecekeye mu rugo, nari narabibabwira nyine. No nyuma baza kubimenya ko nwite, mbibabwiye barambaza se ndaguteye inda. Twabaga twicaye muri salo umuryango wose, bambaza nkaceceka.
namureba akandeba urujisho kambwa ati ko yari yanteye mu bwoba ngazanyica ukurumva n'ahantu yo kwambivuga nyine icyo gihe mu rugo ndabyibuka baranyirukanye icyo gihe ndara hanze kwa nari umuntu ugira ubwoba icyo gihe ndibuka naraye ahantu munsi y'igiti cy'avoka sinigeze nsinzira singi icyo gihe wabonye buke ariko nabaga mfite ubwoba icyo gihe no biza kurangira nyine mbonye bukeye nyine mva muri iyo ketse ndagenda njya kwa masenge kiye kwa masenge icyo gihe masenge aranyakira nyine agira ni umwana uje kumusura ndagenda naho nahabaye icyo gihe nk'ukwezi ariko nawe akazabica bambaza ufite ikihe kibazo nabo nkanga kubabwira noneho nanze kubabwira ahamagara mama bahamagaye mama aza kumubwira ibintu byose ukuntu bimeze avuga ati ntabwo ahubwo nari nzi ko ari aho ngaho noneho birangiye masengeza ko mama muri saka arambwira ngo shaka kumvira aho ngaho ko namaze kumenya ibyawe ngo sanga ngabo bagabo baguteye inda ariko babimbwa nakibuka ko ari musaza wanjye nakibuka ko nta n'uruhare nabigizeho yamfatiye cyangwa ati nimbibwira umuryango ntabwo uri bubyumve natekereza ukuntu yambwiye ati nibivuga azanyica azakira mu mwobo wari uri aho ngaho nabwo nkumva ni ikindi kibazo so icyo gihe biza kurangira nabwo icyo gihe kwa masenge baranyirukanye ndara hanze nk'iminsi 2 hari umuntu w'inshuti yanjye icyo gihe yaje kumpamagara arambwira ati nakuboneye akazi tambwa ati ngaho ndangira nawe ntabwo yari azi ko ntwite nyine mbinda yari maze kugira amezi 2 noneho birangiye nawe tuza kuganira nyine ndi kuza kuba na phone nari mfite naratiraga ariko nimero nari nyifite ku gapapuro noneho birangiye nza kugenda mu kazi nonje tugeze Nyabugogo ndabyuka bwari ubwa mbere nari ngeze muri Kigali tugeze Nyabugogo arambaza se Delphine akonde bawahindutse wabaye iki nambwa ati hoya nta kibazo nuko ubuzima bwo mu cyaro ati none se ko nzi ko mu rugo wanyu mwifashije ko nta kintu mubura ufite ikihe kibazo ndabimubwira nawe mu kubimubwira yarambwiye ati okay hangane nta kundi uraje ujye mu kazi yambwiye ati cana njye kukuzanira ji nawe yaragiye icyo gihe ntabwo yagarutse maze kumubwira ibyanjye muri uku kugenda ndakomeza ndicara aho yansize ntegereza ko haza umuntu ndaheba icyo gihe ndabyibuka naraye Nyabugogo ndara Nyabugogo paka mu gitondo nanone bukeye ndavuga ati wenda wasanga bamufashe reka ntintirire hano kumva bwari ubwa mbere ngeze muri Kigali n'ahandi hantu narinze noneho ndakomeza ndamurintira hacemo undi munsi ndabyuka mu Rwanda nakuye amafaranga 500 naragiye ngura icyo gihe udukeke nitwe icyo gihe narariye navuze ndashobora kutaza cyangwa akaza mu kintu nonaga bicanze mwati kandi mu rugo baranyirukanye kwa masenge baranyirukanye urumva na hano ifite fatira noneho icyo gihe birangiye ndakomeza mbaho ngaho haza kuza umuntu w'umugabo noneho umugabo arambwira ngo bite ndamugana ibyiza amakuru ni meza tese ko maze iminsi nkubona wicaye aha ngaha ufite ikihe kibazo mubwira uko byangendekeye arambwira ati hangane icyo gihe yansigiye na amafaranga icyo gihe 2,000 umugabo arambwira ati shaka rero ikintu urya wenda umuntu aragaruka ndakomeza koko mbikora uko abimbwa ko ngazantembera aho ngaho ubwo ari umunsi wa 2 noneho umunsi wa 3 nibwo natangiye kuvuga ngo ngiye gushaka ibintu by'akazi nkazaza njya ahantu nkasaba akazi bakambwira turi umwana nakazi washobora aho ngiye turi umwana nanone subira kwicara hahandi
none nibwo icyo gihe haje gushira igihe muri iyo minsi wa mugabo nanone araza nsanga hahandi mugabo ambaza ati na n'ubu ndamubwira ati yego ngo ke ngo noneho ngo n'ayandi mahitamo ngo ufite ngo ugiye gutangira ubundi buzima bushyashya nyine ndamubwira ati ese mbikore gute hano hose ndi kujya kuba ari kumbwira ko ndi umwana bigenze gute icyo gihe arambwira ngo ati rero ngo ubu uzashaka bakavuga ngo bagenzi bawe ngo wenda ngo mwamuziranye mukabana mwate se ko nta nshuti z'abakobwa mfite Kigali Karugambe ngezemo uragiye mbigenze gute ngo ino ngo njye kugucumbikira ijoro rimwe ngo wenda umuntu agushakira itike usubire mu rugo ndamubwira ati nta kibazo icyo gihe twaragiye umugabo mpageze nawe mbona atangiye kunyataka noneho amaje kunyataka ashaka ko turyamana mbanza kwanga arambwira ati ninabyemera aransohora noneho mbona nandi mahitamo icyo gihe twararyamanye habaye icyumweru tuhabaho hantu njye nawe nyine ariko yaragendaga nyine ngiye ngasigara agasiga namfungiranye kuya ntazajya ikintu cye ngo ntwara urumva nibwo ngiye muri Kigali bwa mbere wenda ari n'ibindi yari gukeka nayo icyo gihe arambwira uwo mugabo ngo ikintu nagufatiye umwanzuro njye gushakira ahantu uba nguhe amafaranga ushaka ikintu ukora tuyitumvira mu buzima none icyo gihe ndamubwira ati nta kibazo yabyuka icyo gihe yankodeshereje inzu ya chambrette angura n'akamatera kano gatonya ka simple gato kaho kaziyo icyo gihe arahanjyana ahantu yankodeshereje arambwira ati kwitumvira mu buzima utazanya utekeza inzira iza hariya ndamubwira ati nta kibazo icyo gihe ndambyuka yamaye 200 mwene ubwa mbere nari nyafashe nta nubwo nzi amafaranga ni 500 ukuntu bisa icyo gihe pe yaramfashije n'ahari ndamushimira none icyo gihe nza guhura nyine n'ubuzima bwo muri Kigomfa ntabwo nari mamenyereye nashatse koko ikintu nkora azandangura utwo tuneke ubwo niko indi iri kugenda nyine kura ndangura imineke utuntu tw'uturonji tuntu nk'utwo nyine twa make ariko urumva nibwo nari ntangiye ubuzima bushyashya bwanjye njyenyine nari njyenyine urumva yangure materangura n'iki ashaka n'inzu yo kubamo ibindi byose narabyishakiye icyo gihe ko nabwo nahuye n'ubuzima hano muri Kigali nahuye n'ubuzima muri Kigali baravuga nkajya uko njye numvaga Kigali ari ahantu heza ariko icyo gihe mura n'ubuzima ntwite nta muntu ufite nta bantu nari mazi igihe kirangiye aho mu gipangu nabaga umugabo ko yabitsabye nyine niko nabikoze noneho igihe kigeze nyine hari abakobwa baga muri icyo gipangu nyine tugenda tumenyana ariko abo bakobwa nabo bakaba bafite akazi kabo nyine bakoraga akazi k'ijoro bakambwira ati bagiye mu kazi nimuganga bazi se mukora akahe kazi ngo nubishaka uzaze tukwereke njye nkazangira amatsiko y'akazi bakoye ko nakibuka ko njye ntwite nanakuriwe nkumva ni ikibazo none icyo gihe birangiye igihe cyo kubyara cyarageze abakobwa baranjyana kwa muganga baramfasha pe ndanabashimira bari abakobwa 2 n'ubu ngubu nizo nshuti ifite icyo gihe ndagenda njya kubyara cyari umwana w'umukobwa rwose baranishima barampemba ubundi nk'ari bavandimwe nari mfite igihe kigeze majije kubyara nibwo natangiye ubundi buzima bundi bushyashya numva nari mbaye umumama ubuzima bugoye nabwo banza guca muvakwana n'abantu mu gipangu wari wenyine wabaga bigendeye kabura n'umuntu gutuma amazi ibintu nk'ibyo nyine numva ntari nyire mutonya mfite imyaka 17 mva birancanga ariko byumva uburyo na n'ubu nguyo mbitekereje iki kiganiro n'ubwa mbere ngiye kugitanga pe
iyo mbitekereje mba numva mfite agahinda kenshi. Icyo gihe abakobwa twarabanye, hari ukuntu ngo umubyeyi ngo ava ku kiriri, nyiva ku kiriri barambwiye ati ngwino tukwereka ahantu tujyana. nawe se umwana ngo uramusiga mu nzu wenyine ngo ntabwo uri butinde ngo uze ngo nkwereke ahantu turi bujye. Bakobwa b'inshuti zawe. Yego. Ndababwira toke nimba muzi ko budatinda nta kibazo tugende. Twaragiye icyo gihe banjyana ahantu mu kabari. Bwari bwa mbere mvuze ngo ngeze mu kabari, ngeze ahantu mu Kimaso ubundi muri make. N'ubwa mbere nari mbibonye. Ariko bavuga ati ubu nzajye mu rugo uko mbona bicanze. Abakobwa akambwira ati ose uzajya mu rugo gukora iki? Ko bakwirukanye. Ati ni twebwe ufite twenyine nitwe tugomba kugufasha. Ubwo niko kandi mu bucya nkajya gucuruza iki ya mineke. Narangwe muri ya mafaranga nyine nako nakuzemo imyenda y'umwana. Amafaranga nyine agenda ashira gake gake. Narumva icyo gihe narahombye. Ntayaryagamo nkagurira umwana uwo mwenda. Ibintu nk'ibyo byose nyine. None icyo gihe abakobwa banjanye muri ako kabari. Hari umugabo waje aransoma icyo gihe ndabyibuka. Nasohotse mvuze induru nararize. Ndavuga ati ibi noneho nibiki ntangiye guhura nabyo. Ndavuga ati se ibu nibwo buzima ngiye gucamo. Abakobwa icyo gihe kwa nanze ibyo bari banjyanyemo banze kumvugisha. Namaze icyumweru baranze kumvugisha umva twabaga mu gipangu kimwe. Hari abakobwa bari batatu urumva nge nari narabaye umumama. Tubagusa mu gipangu kimwe. Icyo gihe birarangira barambwira ati nimba utemeye ko tuzatujyana nijoro ntabwo tukiri inshuti yawe. Nkabona ya mafaranga wa mugabo yamaye arashize. Nkavuga ati ninsubira mu rugo barahita bantangira kumbaza papa w'umwana ninde. Nkavuga ati nimbivuga wa muhungu azana muri wa mwobo yavuze cyangwa nyicane n'umwana wanjye. Nkabona nkumva undi muri make birancanze. Ku buryo nagiye ndananuka ariko mva ku biro 60 njya ku biro 39 icyo gihe mfite n'uwo mwana. Noneho birarangira mba muri ubwo buzima. Abakobwa nyine birangira tukazatujyana nyine nijoro. Mukajyana he? Tukajyana mu kazi k'ijoro bakoraga nyine. Bakoraga iki? Baricuruzaga. Turagenda nyine nanjye banyinjizamo ko nguko. Nako njyewe ntago nabikoraga ariko nishimye. Kwari kujya umwana wanjye abeho mbashe no kwishyura iyo nzu. Kumva imbu uranyishyuriye amezi 2 umwana narabyaye umwana urumva arimo aragenda akura. Ubwo buzima ngenda mbucamo bubamo imyaka 2. Boyemo imyaka 2 ubwo navuye hano muri Kigali nsubira mu cyaro mfite imyaka 19. Noneho mva hano muri Kigali mbonye biri kuncanga ngiye nkabona ubwo buzima simbwishimiye nka gatundi ko mfite umuryango ko nzi ko nta cyaha nakoze ubundi ndi kwishinja iki. Icyo gihe nakoze njye urwanjye abakobwa badahari ndagenda icyo gihe mu rugo. Ese wenda gatoya kuri abo bakobwa uvuze ko bwa mbere kujyana mu kabari umuntu yagusomye ukabota ibi nibikimuye nabyo. None ubwa mbere mutangiye kwicuruza umunsi wa mbere warabishoboye? Niba baragusomaga ukumva ni ibintu byatari kuri uwo munsi wa mbere ugiye kwicuruza byari bimeze bite? Umunsi wa mbere ni ibintu byari bigoye pe. Byari bigoye cyane. Ubundi kwari nko subunakubwa gute. Ni ibintu byari bigoye. Ko ngiye n'uwo muntu icyo gihe naramubwiye ati rwose ibintu ntago ngiye mbizi bari kunzanamo. Ati none ngo ntago uri indaya. Ubwo wasubiza iki? Narashinyirije nyine funga amaso. Ndamureka ko ibyo aho kabirangije amereza amafaranga icyo gihe mita nsubira mu rugo. Nabwo ngenda abakobwa nababwiye. Byabaye nk'icyumweru ubundi nitwarwa ngo. Uwa mbere Icyo gihe wa mbere yamaye 5,000. Yamaye 5 icyo gihe.
ndagenda mu rugo nyine numva ko mbonye n'amafaranga menshi nkajya ngenda nyabika ariko nyine ko nguramo umwana umwenda ko naguraga umwe uyu munsi hacamo ukwezi nkagura kandi ibintu nk'ibyo nyine bishoboka bitonya by'umwana kandi nanjye ariko naga nkeneye kwigurira urumva ahantu ibintu bari banyinjijemo byasaga kwambara kandi ukambara neza ukajya muri salo ibintu nk'ibyo ukishyiraho furesheri so icyo gihe birangiye nibwo nabonye ngiye ntari kubishobora rwose nsubira mu cyaro nsubiyeyo nayo ibyabaye byarushijeho ibyo nabanje guhura nabyo mbere narahageze icyo gihe barambwira ngo ese ngo ko twakwirukanye ngo ugarutse gukora iki ndababeshya ngo nje kubasura mwese ngo umuntu uje gusura ngo azana n'ibyo byose ntabwo ati oya nuko nankaga kuzababangamira ndagira njye mbona icyo njye niryamiraho nta kibazo ntacyo gihe nababwiye ati bambaje uzamara igihe kingana ute ndabwo ati njye nzamara icyumweru ngo ke nticyashize mu gitondo bambaza ngo uragenda asanga